Uzumva mu magroup WhatsApp cyangwa se muri community z'abapiyoniye bakubwira bati impamvu Pi coin itarazamuka nuko ikiri listed ku ma exchange makeya, aho ubu ngubu bitararenza exchange eshanu z'ilistings. Ibyo ngibyo bigarukwaho kenshi n'abantu bakurikiranira hafi umushinga wa Pi Network, ariko nanone mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bisa n'ibyo ngibyo. Ngo hayi kaze hano ni kuri Rugwiro Prozone, tuganira ku mafaranga yubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Aha kandi mfite ikibazo umuntu yambajije agira ati ese kuba coin yaba listinze kuri exchange nyinshi zitandukanye hari inyungu bifitiye nyiri umushinga cyangwa se abakurikiranira hafi nyine iyo coin abazitunze byaba bibamarira iki? Reka tuganirire hamwe mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi turasobanukirwa mu by'ukuri kugira ngo listing ibe ku isoko nyiri umushinga basabwa iki, ariko se exchange ni iki mu by'ukuri, ni gute ikora mu bijyanye n'amafaranga ya cryptocurrency. Exchange ni isoko ryo kuri internet rihuza umuguzi n'ugurisha. Ahangaha bakaba baba bagura ibyitwa crypto twayisobanuye ko ari amafaranga ya digital arimo XRP, Bitcoin, Ethereum, Pi Network n'andi menshi atandukanye. Bivuze ko iri soko rya exchange ikintu nyirize n'ubusabwa kugira ngo witabire iryo soko cyangwa se umenye ibiri kuberamo na internet, kandi internet ikabikora neza. Hanyuma iryo soko iyo umaze kurigeramo riguhuza n'ugura crypto cyangwa se ushaka kugurisha izo crypto. Bigereranye n'isoko risanzwe. N'ubundi ni isoko risanzwe nk'uko ushobora kwitabira isoko rikwegereye iwanyu ugiye kuguramo ibiribwa, ariko exchange ikabigurirwamo igitandukanye n'ibyo biribwa, aho baguriramo Bitcoin, Ethereum, Pi Network n'izindi coin nyinshi tudashobora guhita turondora kuko ni nyinshi cyane. Aha kandi mu isoko rya crypto cyangwa se exchange yirukana burundu abitwa abakomisiyoneri, kubera ko ibyo mugura byose bibikwa kuri blockchain, amasezerano mugiranye akabikwa kuri smart contract cyangwa se mukayasinya mwifashishije icyo bita smart contract. Ahangaha exchange ibera rimwe bank kandi ikaba n'isoko. Ni ukuvuga ngo exchange ihuriza hamwe bank ikaba n'isoko. Ushobora kubikaho asset zawe ziri muri coin runaka, nyine ubwo ushobora kuba wabikamo Bitcoin kandi nanone ukaba ugiye gucururizamo Pi. Aha kandi bikorwa mu buryo buri digital, niyo mpamvu dukenera internet. Exchange ikora iki? Mu bintu byinshi bitandukanye exchange gufasha, ituma ugura coin ukoresheje amafaranga yaho ngaho iwanyu cyangwa se twita fiat. Ituma ugurisha coin ukabona amafaranga ushobora gukoresha aho iwanyu. Ibika coin zawe mu gice cyitwa wallet. Igenzura umutekano n'amategeko agomba kugenderwaho mu gihe cyose uri gukoresha amafaranga yawe. Urugero rwa exchange zizwi cyane ku isi cyangwa se ziri popular dusangaho ku mwanya wa mbere Binance, OKX, Coinbase, Kuki n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuki se coin igomba kuba listed kuri exchange? Coin itari kuri exchange ibimeze nk'ibicuruzwa biri mu bubiko ariko bidashobora kugera ku muturage. Nyine coin igomba kuba iri kuri iryo soko kugira ngo ibashe kugira ngo igerweho n'uyishaka ngo ayigure cyangwa se n'ushaka kuyigurisha ngo ayigurishe. Mu gihe cyose coin itaristinze kuri exchange, ibikorwa byo kuyigura no kuyigurisha tubyita ko biri gukorwa mu gice cyitwa black market. Ahangaha iyo coin imaze kuba listed umuntu ashobora kuyibona, abayigura barayibona n'abayigurisha bakabona aho bayigurisha. Coin ibona ubuzima bw'isoko ndetse ikabasha kubaho. Ahangaha kuba coin yaba iri listed ku ma exchange menshi biyifasha iki? Ibi ngibi biyifasha ikintu cya mbere cy'ingenzi coin zose zikenera kugira ngo zishinge imizi nk'icyo Bitcoin yabashije gushobora, kirimo liquidity ya coin iriyongera. Abaguzi benshi batangira kugura iyo coin kandi abagurisha benshi batangira kubona aho bagurishiriza. Kugura no kugurisha bishobora kubaho vuba kandi icyizere cy'iyo coin kiriyongera. Exchange niyita kandi ntitinya kureba ko coin ishobora kuba yakica amategeko n'amabwiriza ikayikuraho burundu. Bityo abantu iyo bari kubona coin iri listed kuri exchange runaka baba bumva ko hari amategeko n'amabwiriza bakurikije agenga nyine iyo listing yabayeho mbere yuko bayishyira kuri iryo soko, bityo bigatuma bayishoramo amafaranga nta nkomyi. Coin iramenyekana cyangwa se icyo twita visibility.
igaragara ku ma application ya exchange atandukanye, kandi exchange ikayimenyekanisha, ikayikorera publishing cyangwa se publicity. Mbere yuko coin iba listed, abantu batunze iyo exchange babanza kubwirwa ko hari listing iteganijwe ku itariki runaka n'isaha runaka. Bakunda gukoresha isaha ya UTC cyangwa se isaha ngengamasaha ya GMT mu gihe bagiye gukora listing. Hanyuma nawe ukabigereranya bitewe n'aho uherereye, niba uri Bujumbura, ubwo twebwe iyo bakoresheje UTC i Kigali twongeraho amasaha 2. Mu gihe bavuze ko hari listing iteganijwe saa 3, ubwo twe twongeraho amasaha 2 kugira ngo tubikure ku masaha ya UTC, kuko atariho duherereye, ahubwo tubizane mu masaha y'i Kigali. Aha rero mbere yuko listing ibaho, babanza kumenyesha abanyamuryango batunze ya exchange, bakababwira bati mutegura amafaranga tuzaristinga wenda nka Picoin. Aha ngaha exchange icururizamo mu buryo bukomeye cyane, kubera ko abenshi mu baba bafite iyo coin hari igihe baba badafite iyo exchange, bakayidownloadinga bagakora KYC, ubundi bagatangira gukoresha iyo exchange. Aha niho twari duhereye urugero tuvuga tuti exchange imenyekanisha ya coin, ariko na coin ishobora gufasha exchange kumenyekana. Aha ngaha ni win-win. Aha kandi bizana iterambere ry'umushinga, abafatanyabikorwa bakomeza kwiyongera, ndetse ecosystem ikiyubaka, hakaza kandi igice twita utility kigakomeza kwiyongera. Kugira ngo se habe iyi listing bisaba iki nyiri umushinga? Umushinga ugaragaza mu nyandiko uko ukora. Ntabwo hashobora kubaho listing mu buryo buri fake cyangwa se mu buryo budasobanutse. Niyibayeho ntabwo bitwara igihe cy'amezi 3 kugira ngo bayikure ku isoko. Usabwa kubanza, niba uri nyiri umushinga ugiye kulistinga coin, kugira ngo wenda nka OKX cyangwa se Binance byemera umushinga wawe, bagusaba icyo twita blockchain yawe ikora. Amakuru ajyanye na transaction zizajya zikorwa kuri iyi coin tuzaniye azabikwa he? Ni kuri blockchain. Aha kandi bagusaba white paper isobanutse kandi yumvikana neza. White paper murayisobanukiwe, nyiri umushinga agomba kuba yayitanze ako kanya, akabasha kuba yayihaye abagiye kuba bamulistingira bitewe naho yahisemo ko azacururiza. Nyine ubwo nawe areba isoko ashobora kuzaboneraho abakiriya, kandi ugomba kwerekana ko nta scam uri gukora. Ibi ngibi kandi babikurikizaho igice cya 2 gituma abantu bafite imishinga ishingiye kuri blockchain bahura n'ibibazo. Aha bagusaba ko uba ufite team izwi. Abashinze umushinga bagomba kuba bazwi neza, kandi nta muntu n'umwe ukwiye kwihisha inyuma. Ni ukuvuga ngo niba utanze raporo uvuga ko umushinga wawe ari uwawe, cyangwa se reka tuyifatire kuri Pi, Dr. Nicholas na Sheng de Yaofani bagomba kugaragariza OKX ko ari bo ba nyiri umushinga, kugira ngo babashe kuba babaristingira. Bityo nyine ubwo baterura fayiro iriho Pi core team yose n'imikorere n'akazi buri muntu ashinzwemo. Community ikomeye ni icyiciro cya 3. Aha ngaha niho ngiyewe nawe dutangira kuba twakoreshwa rero. Muri listing ntabwo ishoboka, nta nubwo yakemerwa mu gihe nge nawe tudahari muri uwo mushinga. Abantu cyangwa se nyiri umushinga akenera abantu bashyigikiye uwo mushinga. Kugira ngo uyishyigikire ntabwo ari uko bari buze gukoresha amatora, ahubwo ni ya KYC wakoze, bya byangombwa watanze, kuba umayininga buri munsi, account yawe uri active. Aha kandi babishingira no kuri social media. Nimba mufite nka YouTube channel mucishaho update zijyanye n'uwo mushinga barabireba. Niba mufite X mucishaho update zijyanye n'uwo mushinga barabireba. Telegram n'ahandi hatandukanye mushobora kuganirira na community yanyu. Aha kandi bikurikirwa n'igice cya 4 kijyanye na legal and compliance, KYC y'abashinze project. Aha ngaha dusangamo igice cy'uko KYC yanyu yubatse gute. Kugeza ubu Pi Network niyo project ya mbere ifite KYC iri strong, ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo barababaza bati se KYC yanyu ikora ite? Mu kulistinga mwasabye abantu ibyangombwa bibaranga bitangwa n'igihugu. Hari platform menshi atandukanye, ariko amenshi uzasanga ari scam, ntago biramba. Bakubwira bati ntago uzakora KYC, ahubwo urasabwa $2 cyangwa 3 kugira ngo KYC yawe ikunde. Ubwo account itaratanze ayo $3
ntabwo izabasha kuba yajya ku isoko. Iki gihe rero nagakora listing muri exchange, ahubwo yifashisha igice cya DEX, niho uzasanga bari gucururiza kuri pancake. Ibyo bigafata amezi 2 cyangwa 3 agahita aburirwa irengero, cyangwa se ugasanga yarenze kuri pancake azijyanye muri trust wallet mu gice cya smart contract, akabahereza smart contract mukaba ariho mukorera igice cyo gucuruza. Ariko listing ijya kuri exchange nka Binance n'ahandi bareba ku kijyanye na legal and compliance, kubahiriza amategeko nyir'umushinga cyangwa se nyiri exchange asaba. Nka Binance ifite itegeko rivuga ko italistinga cyane cyane umushinga ugikomeje mining. Ni ukuvuga ngo niba total supply yanyu igikomeje, ntago Binance ishobora kuba yabalistingira. Icyo gihe iyo ubashije kuba utabyubahiriza ntago bakulistingira. Dukomereza kandi ku gice kijyanye na listing fee, aho isabwa hari amafaranga yo gushyigikira coin ku isoko atangwa na nyir'umushinga, kandi hagakurikirwaho ikindi gice cyitwa token collaboration. Nyine iyo token yawe ushobora kuyikoraboratinga na BNB na BTC n'izindi nyinshi zitandukanye. Bitcoin itandukaniye he n'izindi rero? Bitcoin ifite igitinyiro cyane kuko nta kampani iyiri inyuma, nta CEO wayo uzwi, nta nyir'umushinga uzwi, kandi exchange nyinshi zirayilistinze kubera ko yabashije kubahiriza byinshi bitandukanye yasabwaga. Hari abantu bari bayishyigikiye kandi na liquidity yayo yari ihari. Mu magambo make, exchange cyangwa se aho twari turimo dusobanurira habera ibijyanye no kugurisha, exchange twavuga tuti ni isoko rya crypto. Coin listing ibona ubuzima bujyanye nuko coin nyine ibasha kubaho. Exchange nyinshi zitanga icyizere kuri coin, bisobanura ko ari inzira y'iterambere, kandi listing isaba umushinga wizewe. Niba ukunze iki kiganiro tukugejejeho, uze gukanda subscribe hanyuma liking iki kiganiro, tugume tubane muri update zacu zikurikiyeho. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho ubutaha.